yaraje ibitara we again cheers bashoboye tujye twirinda ntabwo tuzi igihe tuzamara ku isi kandi hari ahantu nta tugiye tubayo rero mu gihe tugihumeka tugomba kwirinda isi kandi abakoresha Reka nongere nk'ikaze yo ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Nk'ibisanzwe ngiye mva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista. Ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Uyu munsi mbazaniye amavideo menshi abantu benshi mwifuzaga ko twagenda tubaha. Gusa nta n'impamvu yo gushamara cyangwa impamvu yo kubigira ibintu bya danje. Ni amavideo ari aho asanzwe. Ni video ya DJ Sony abantu benshi bari kugenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Nandi wayisanga atari kuri Kora TV Show. Nandi wasanga amakuru agezweho atari kuri Kora TV Show. Mbere yuko nkomeza kubereka amavideo menshi agiye atandukanye, amavideo menshi cyane agiye akuye muri iki kiganiro, cyo ngusaba nuko kireba paka kirangiye. Utarutsa n'umunota cyangwa amasegonda uciye ku bintu byinshi kabisa, kuko iyi video ikubema amavideo menshi. Umuntu urabasha kureba kino kiganiro paka kirangiye uraza gukuramo inama nyinshi zigiye zitandukanye. Ngiye mva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista. Ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Reka mwikaze niba aribwo bwa mbere ukize kuri Kora TV Show, kugira ngo ubanze ukore subscribe, like, share and comment kabisa, kugira ngo tujye tubasha kubana twishimanye nk'ibisanzwe. cheers guys ku bafana banjye bankunda love cheers turi kwitamo tugiye kuryama Ngaye ngokorera amavideo menshi ndajya nkomeza kuyabereka ngo ku bafana be bamukunda. Uyu mukobwa mutabeshye muramuzi, iyo video ivuye mu uwo mukobwa muramuzi. Abantu benshi rero b'urubyiruko rero bamaze gusara mu bintu bya social media, ubona ko buri wese ngo ashaka abafana. Uwo nguwo koko akora iki? Ugasanga umuntu ari live kuri Instagram yiyambuye ngo ari gushaka abafana. Nibyo bintu ntantu bihure. Ntabwo uzabona abafana utakuze. Tubanze tuganire nk'urubyiruko, tubanze tunaraburane, tubanze tubagire n'inama kabisa. Ucyambere nuri umunyamakuru, nuri umuhanzi, nuri umu influencer, nuzi kuririmba, nugira ute, ariko ngo kuba waje ngo kuri YouTube, ngo kuba waje ngo ahantu ngo kiyambura ubusa ugiye guhita ubona abafana. Ibyo bintu birahabanye cyane. Reka twikomereze ibiganiro byacu kuri Kora TV Show. Icyo ngusaba ni ukujya ukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Urabona ko umukobwa nyine ubwo ntabwo twishatse kubinjira mu buzima. Ikibazo ni uko babizana public kabisa, ni nabo biteza abantu video zanyu nizikaye zijyanze. N'undi ukijya mu cyumba cya shambure cyangwa ngo ugiye wasohokanye n'umuntu, si ngombwa ko nabishyira online kabisa. Nizo video wazifata ukazigumisha muri telefone yawe. Tugenda turabura abagabo benshi rero basigaye basohokana n'ababebe bakabafata amavideo, amavideo ari kugenda agira, ugasanga umuntu ari kukwaka amafaranga utigeze ukoraho mu buzima bwawe kugira ngo ataza kugushyira hanze. Niyo mpamvu rero muba mugomba kumenya ubwenge kabisa, na Bibiliya irabivuga ati nta mahoro y'umunyabyaha niba muba mwabikoze muba mwemera guhangana n'ingaruka zabyo. Reka twikomereze rero n'amakuru yo ari kugenda avugwa kuri iyi mihanda. Urabona ko imihanda yanyereye kabisa. Tugenda tuganira n'aba YouTubers bagenzi bacu, tugenda tuvuga ati dukora inama kabisa, ibi bintu sibyo, ibintu byo kugenda dusebanya dushyira tugenda abantu, tugenda tuvuga ati aba bantu kabisa, ugasanga abantu bari gushakira amaronko hatari. Urabona ko ari ibintu bigiye bitandukanye. Iyi video rero barayikabirije, abantu benshi bagira amatsiko yo kuyireba ya DJ Sony. Gusa uwo turangizanyije ntabwo ari DJ Sony, narindi kugira ngo mbereke aho ibintu bigiye bigeze kabisa, kugira ngo mujye mubasha kwitwararika kuri imihanda, kuko murabona ko ibintu byakomeje kugorana. Nk'ibisanzwe rero, niba ugeze kuri uyu munota utarakora subscribe, tugeze ku munota wa gatatu hafi wa kane, niba uri kureba ikiganiro utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ubanze ukore subscribe kuri Kora TV Show. Ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5, ukore notification kugira ngo nitujya dusohora ikiganiro ujye ukibona 5 kuri 5 atagera amakuru ajya gucikana make. Rero kuri Twitter none ibintu biri kwabera bibabwiye none mwakumirwa. Gusa niba udakoresha Twitter kabisa nawe warasigaye. Urebye amavideo, hari amavideo menshi tuba twabayishe, gusa ndayangerageza aho ncishemo gake muri iki kiganiro. Icyo ngusaba ni ukujya ureba udatarutse. Aba YouTubers bagenzi banjye rero
ndabinginga kabisa kugira ngo mushake ukuntu ibintu byagabanuka, mushake ukuntu ibintu byo gusebanya byagabanuka. Video ya Sabe niyo yari imaze iminsi ica ibintu kuri YouTube, gusa noneho video ndi kubona bashaka kurekura none iraza yica abantu. Icyo ngusaba, niba ukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show, tuzaba tugenda tuze tubiganiro. Niba umuntu akoze amabara yamaze kujya hanze, nta kindi twakora kuko biba byamaze kugera hanze, nta n'ukuntu twayipfubiranya, gusa twajya tuyibereka ariko tukayijyaho inama, tukera gutiza umurinde abantu bashaka gusenya cyangwa bashaka kumwubahuka cyangwa bagira ikintu bashaka kibi bashaka kumugezaho, ariko tukaza tukabiganiro tugatanga inama. Uyu DJ Sonia rero baramuvuzeho cyane, iyo video bashaka kuyishyira hanze, na n'ubu niyo video iri kugenda icicikana kuri Twitter. Gusa video bashyize hanze nawe birebye urabona ko bira nawe utabikora, n'abana mu rugo ubona bari kubikora, bira ni ibintu biba bisanzwe, nta mpamvu yo gukabiriza ibintu bavuga ati ngo ibintu byacitse, ngo ibintu byageze kure. Ariko niyo mpamvu tuba tugomba kugira ikintu cyose kibaye ukakigiraho. Niyo mpamvu rero niba ufite na telefone yawe, murabizi ko n'ubundi cyo ari icyagihanirwa, nta mpamvu yo kubika amafoto cyangwa amavideo y'ibanga muri fone yawe nyine ahantu hagize ku buryo umuntu akwinjira, cyane ko ari icyaha gikomeye gufata telefone y'umuntu nyine ukayinjiramo ukaba wajya kwiyohereza ibintu cyangwa ukayakumusumira SMS. Ni icyaha gihanirwa abantu. Niyo mpamvu uba usanga rero yagiye nko muri fone yawe akayiyohereza nka video, ugasanga gutaye hanze ntumenye umuntu wabikoze, ugasanga rero ibintu bikomeje kuba ingorane. Dukomeza rero kubagenda tubagira inama, tugenda tuvuga ati ibi bintu mugende mubimenyamo ubwenge. Urabona ko nta muwezi hari none social media ibintu byakaze, urabona ko ikintu kigezweho ni ugushyirana hanze. Mwitegure ibintu byinshi cyane kabisa. Niyo ufite amabanga uba ubitse muri telefone yawe, password yawe si ngombwa ko hari undi muntu yimenya. Twajya tugenda tubagira inama, dukora n'ibiganiro tubarabura, tugenda tuvuga ati nawe niba uzi gukora iyo defo, wumva ko uzafata video y'umuntu ugasanga nk'umuntu arakubikira ngo agufashe video kugira ngo azakwakire amafaranga, nyamara nayo mafaranga utayabona, kugira ngo akunde ayibonera indonke cyangwa akunde aramuke. Abo babita bamimuke ndamuke, ariko nyine nta kundi mwabigenza. Icyo mugomba gukora rero ni ukumenya ubwenge kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Leta rero nta kindi iri kugenda ivuga cyangwa iri kugenda ishishikariza abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abantu bakoresha social media nk'abanyamakuru, aba influencer n'abandi bantu bagiye batandukanye bashobora gukwirakwiza ubutumwa ukabona bise bufata ahantu henshi. Umuntu uzakwirakwiza ubutumwa burimo gusebanya cyangwa uri kugenda uvuga ku bintu nyine byo gukwirakwiza ikinyoma, cyane ko niyo waba uvuga ngo ntubizi, murabizi ko buri wese agira umutima nama, nk'uko umuyobozi wa RIB yagiye abitangaza avuga ati niba washyize mugenzi wawe hanze ubona video yamusenya, uwo mutima nama waba ufite umeze gute, cyangwa ubwo waba ukora gute ku buryo utamenya kuri gukora ikosa. Rero nibyo ibintu bari kugenda bavuga ati bagomba guhagurukira, cyane ko hari n'inama yateganyijwe y'aba YouTubers n'abandi bantu bakoresha baba influencer kabisa. Gusa ntituramenya itariki izabera, tuzajya tugenda tubibagezaho kuri Kora TV Show kugira ngo dukwirakwiza amakuru cyangwa tugende tuganira ku bintu bigezweho kabisa, ubona ko ari ibintu biba bikenewe kandi biba bigomba kubaho. Ngewe mvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Niba ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ushaka kutwandikira, comment zirafunguye, asigaye ugenda utubwira 5 kuri 5. Ciao ciao.